Ikaze tugiye kurebera hamwe uko wakoresha Microsoft Word uri gutegura document runaka. Ishobora kuba irimo amafoto, shapes, graphs, ibishushanyo runaka, imbonerahamwe ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, amabara n'ubundi buryo bwiza runaka bwatuma document yawe igaragara neza. Turatangira twandika title y'ibintu runaka tugiye kwandika. For example, reka twandike ijambo bita University of Rwanda. University of Rwanda, murabona machine font size igabwe ikoresha ni hano ni 11, ariko twe dushaka ko iyi titre yacu twanditse tuyongerera size. Kongerera size cyangwa se ingano y'ibintu wanditse, uraselectinga. Guselectinga bivuze iki? Bivuga ko icyo waselectinze ari cyo ugiye guhindura. Uraza hano ugaselectinga number of font size ushaka kongereraho ijambo ryawe. Urugero duhisemo 36. Ushobora gukoresha ubundi buryo bwo kongera cyangwa se kugabanya font size udakoresheje ubu buryo, aho uza ukandika hano umubare runaka. Urugero dushizemo 7 as font size, urabona ko bita biba bito bikajya kuri 7. Cyangwa se waselectinga dushaka kubyongera, tukaza hano tukandikamo 36, ukemeza. Urabona ko bita biba binini. Hari ubundi buryo bwa gatatu ushobora gukoresha uri kongera cyangwa se kugabanya ingano y'ijambo cyangwa se y'amagambo wanditse. Uraza ugaselectinga nk'ibisanzwe ibintu ugiye guhindura, ukaza hano urabona ko handitse ngo increase font size, cyangwa se ku bantu bakoresha keyboard cyangwa se ibyo twita shortcut, ushobora gukanda control plus greater than. Make your text a bigger than, nuko byongera. Means tuhakanze murabona ko ibyo twanditse biri kugenda biba binini. Twajya hano murabona ko handitse ngo ni decrease font size, cyangwa se kubakoresha shortcut ukandika control plus less than. Uhakanze murabona ko ibyo twanditse bigenda bigabanuka mu bugari cyangwa se mu bunini, bikajyana n'umubare uri ahangaha, kubera ko byose ni font size ariko ushobora gukora mu buryo butandukanye. Ibintu twanditse cyangwa se titre dushaka, dushobora kwifuza ko yaza kuba iciyeho umurongo cyangwa se underlining. Tuza aha ukahemeza. Iyo uhemeje hahita hajyaho umurongo uri automatic, imashini yo isanzwe ikoresha. Iyo ushaka guhindura style y'umurongo imashini yaguhaye, uza hano kuri aka kamenyetso kuri underline, cyangwa se kubakoresha shortcut ugakanda control plus u ukahemeza. Iyo uhemeje uhita ubona imirongo myinshi itandukanye, ubwo uhitamo bitewe nuko wowe ubyifuza. Urugero duhitemo uno murongo umeze gutya. Murabona ko wahageze. Hari igihe baguhaye ibintu byo gukora bakakubwira ngo uze gukoresha italic, icyo twita italic. Uza hano italic, kubakoresha shortcut ushobora gukanda control plus I nkuko bigaragara hano ukahemeza. Kuvuga ngo mbere yuko uhemeza ubanza guselectinga ibintu ugiye guhindura. Nicyo kintu dusanga muri home. Ibintu byose ugiye gukora make sure ko wabiselectinze. Hari ikindi bita bold cyangwa se kuboardinga ahangaha. Kuvuga ngo kuboardinga ni ugufata ibyo wanditse ukabiha ibara rifashe cyane. Iyo uhemeje urabona ko ibintu twanditse biri guhabwa ibara ritsindagiye cyane.
murabona ko ibyo twanditse byibura hari ukuntu bigaragara neza bitandukanye n'uburyo twari twabyanditse, ariko si itegeko gukoresha bold, italic cyangwa se underlining, biterwa n'uko wowe ushaka kubyandika. Icyiza cy'ibi ni ukugira ngo igihe uzakenera bold uzamenye ko uzaselectinga ibyo ushaka kubodinga, ukaza ugakanda hano, cyangwa se ku bakoresha shortcut ugakanda control plus B. Wajya kubiha italic ugakanda control plus I, gucaho umurongo ugakanda control plus U. Ni ukuvuga ngo ushaka kubikuramo n'ubundi ukanda kuri bold ihita ivamo, italic ikavamo, underline ikavamo, wakongera ukakanda bigasubiramo bigiselectinze nk'ibisanzwe. Ikindi ni ukuvuga ngo ushobora guhitamo ibara runaka. Hano murabona ko mashini iduha ibara automatique ry'umukara, dushobora kwifuza kurihindura bitewe n'ibintu tugiye gukora. Ikintu ukora uraselectinga ibintu ugiye guha ibara nk'ibisanzwe, ukanda hano, urabona hahita hazamo amabara menshi, uhitamo ibara bitewe n'uko wowe ubyifuza. For example, duhisemo gukoresha iri bara, turabyemeza ubururu. Iyo tubyemeje rihita rihajya. Gukomeza kwandika dukanda enter. Nubwo dukanze enter, murabona ko turi kwandika ibyo twakoze hejuru ntibihinduke. Ni ukuvuga ngo ikintu ukora cya mbere ubanza gukupa ziriya test formatting wafunguye. Murabona ko bold igifunguye, italic, underline ndetse n'ibara tumaze gushyiramo. Uraza ugakanda bold, ugakanda italic ukayikupa, underline ukayikuraho ndetse n'ibara ukarikuraho, ukaza gushyira muri automatic. Uvuga ngo byose tumaze kubikupa tukaza kwandika, murabona ko byibura hari ibyamaze kuvamo. Ibara ry'ubururu riracyarimo. Turasubira hano twemeze kuri automatic twandike. Murabona ko byagarutse nk'uko mashini isanzwe ibiduha, cyangwa se mu bara ry'umukara. Igikurikiyeho murabona ko n'ubundi font size iracyari nini ugereranije na titre, kandi ntabwo ari byiza guha titre ndetse n'ibyo hasi muri titre font size ingana. Means uraza hano uhindure font size, unyuze hano cyangwa ugakanda hano kuri decrease font size. Urugero dukoreshe 14. Murabona ko ubu dushobora kwandika byabaye bito cyane. Suppose ko ibi ari byo umaze kwandika, cyangwa se ugikomeje kwandika ibindi bintu, hari ikintu bita, unyuze hano hari ikintu bita text highlight color, cyangwa se uburyo ufata ijambo wanditse, interuro wanditse cyangwa se paragraph wanditse, ukayihighlightinga kugira ngo ubona dokima abone ko hari ijambo ry'ingenzi runaka washyize mu byo wanditse. Ni ukuvuga ngo nk'uko twabibonye kuri tab ya home, ikintu ugomba kumenya ni ukuvuga ko iyo ugiye kugira icyo uhindura kuri dokima wanditse, ubanza guselectinga icyo kintu ugiye guhindura. Hano for example dushaka ko navigating riza kuba rihighlightinze. Ikintu dukora turaza tukariselectinga, hanyuma tukaza hano kuri text highlight color tukahemeza, tubonaho amabara menshi, then tukaza guhitamo ibara runaka twifuza. For example duhitemo icyatsi. Ubona ko icyatsi cyageze. Ni ukuvuga ngo icyo bigufasha kugaragaza ijambo runaka wanditse muri highlight color, kugira ngo uzasoma dokima abone ko hari ijambo runaka by'umwihariko agomba kwitaho ari gusoma. Urugero, ushobora kwifuza ko ijambo create riza nabyo kuba muri highlight, turariselectinga, tuze hano
duhitemo ibara runaka n'ubundi twifuza turyemeze. Murabona ko byakunze. Ikindi kintu tugiye kureba, hari ukuntu ushobora gukora liste y'ibintu runaka. Ntabwo ari ngombwa ngo uze kuri keyboard wandikeho wenda ugeze kuri rimwe wandikeho ikintu ugiye kwandika ukande enter kabiri, ntabwo ari ngombwa cyane. Ikintu ukora, uza hano handitse numbering. Numbering ni ugukereya list y'imibare runaka. Iyo uhemeje bahita baguha format ya list ukuntu iraze kuba imeze. Niba ari imibare akadomo, imibare agakubo, cyangwa se ugakoresha Roman numbers, cyangwa se inyuguti nkuru ABC gukomeza, cyangwa se inyuguti nto ABC gukomeza, cyangwa se inyuguti nto ABC akadomo, cyangwa se Roman number akadomo. Hano iyo uhisemo imibare ukaza kwandika, for example ukandika ijambo rya mbere ukemeza ugakanda enter kabiri, ihita ihijyana automatique atari ngombwa ko uza kuyandika. Ukandika ikindi kintu kuri liste ugiye kwandika, for example murabona ko byamaze kuhagera. Ko uhisemo gukoresha ubundi buryo bwo kulistinga ibintu, ushobora kuza hano ugahitamo format runaka. Murabona ko ihita ihinduka, ushobora kubigira ABC, imibare, udukubo, cyangwa se ukaza ugaselectinga ibyo bintu byose, liste y'ibintu byose wanditse, ukaza hano byose ukaba wabihindurira rimwe ukoresheje ubu buryo. Ubu nibwo buryo ushobora gukoresha uri kulistinga ibintu ukoresheje imibare cyangwa se inyuguti dusanga muri alphabet. Ariko hari ubundi buryo ushobora gukoresha uri kulistinga ibintu wanditse udakoresheje alphabet, imibare cyangwa se inyuguti, aho uza hano ku bintu bita bullet cyangwa se arrows. Uza hano, murabona ko ubonaho udushushanyo dutandukanye. Ushobora guhitamo agashushanyo ushaka bitewe n'uko ushaka kubikoresha. Ushobora gutegura indi liste yo gukoresha bullet listing. Twabonye gucaho umurongo ukanda uraselectinga, warangiza guselectinga ugakoresha ubu buryo kuri izi command ubona hano, cyangwa se ukaza gukoresha izi command hejuru ugakanda kuri underline, umurongo ugahita uhajya hano. For example tugiye gukoresha uburyo bwo kunambaringa ibintu dukoresheje, cyangwa se bwo kulistinga ibintu dukoresheje bullet. Uraza ukahemeza ugahitamo agashushanyo cyangwa se bullet wifuza gukoresha ukahemeza, ugakanda enter, ugakanda enter, ugakanda enter. Bitewe n'ibintu ugiye kwandika. Kuvuga ngo ubu buryo bwo hejuru turangije kubona, ibi ni ibyo bita numbering listing. Gucaho umurongo twabibonye, tuza hano kuri underline ukahemeza, cyangwa se ugakoresha ubu buryo bwa hejuru. Kuvuga ngo muri numbering list ni uburyo dukora list y'ibintu runaka
dukoresheje either imibare cyangwa se inyuguti dusanga muri alphabet A, B, C gukomeza kugeza kuri Z. Bullet listing ni uburyo dushobora kulistinga ibintu runaka dukoresheje bullet. Bullet ni utu dushushanyo tubona ahangaha. Ubwo uhitamo uburyo bwo kulistinga ibintu wanditse bitewe n'uko wowe ubishaka. Turacyari muri tab bita home. Ikindi kintu hari ibyo bita paragraph arrangement. Paragraph arrangement cyangwa se align item. Align item means uba ugiye kwerekeza ibyo wanditse ahantu runaka either iburyo, ibumoso cyangwa se hagati. Kuvuga ko ibi twanditse dushobora kuba iri jambo dushaka ko iyi paragraph twanditse iza kuba iri muri center cyangwa se hagati. Urayiselectinga ukaza hano kuri center. Center ku bakoresha shortcut ushobora gukanda Ctrl E cyangwa se ukahemeza. Murabona ko byagiye muri center. Iyo ushaka kubishyira iburyo uza hano ni ibumoso, iburyo ni hano ukahemeza. Murabona ko byose bita biherera iburyo. Washaka ko ibyo wanditse biza gutangirira ibumoso bigasoreza ibumoso, ugakanda hano kuri align left cyangwa se ku bakoresha shortcut ukandika Ctrl+L ukahemeza. Hari ibindi bintu bita line spacing unyuze hano. Line and paragraph spacing ni ugushyira umwanya hagati y'interuro wanditse. Uwemeza kuri aka kamenyetso uhita ubonaho imibare. Uko ushyize ku mubare runaka ubona ko interuro zigenda zitandukana bitewe n'uko cyangwa se naho waselectinze. Ni ukuvuga ngo dushobora kuba twifuza ko ibintu twanditse biza kuba biri muri 1.5. Uremeza kugira ngo ibyo wanditse ntibize byegeranye cyane ahubwo bize bitandukanye. Hari ikindi kintu twita decrease in. Hanyuma tugiye kurebera hamwe iki gice bita insert. Insert tuyikoresha tugiye kuinsertinga cover page, blank page, page break, table, turi guca tableau cyangwa se imbonerahamwe, turi kuinsertinga amafoto haba avuye online ndetse n'avuye kuri memory ya computer cyangwa se kuri storage ya computer, amachati ndetse n'ibindi. Duhere uburyo wakwinsertinga table muri Microsoft Word. Hano kuri home ni za text formatting twamaze kubona. Ukuvuga ngo insert igisobanuro cyabyo ni amakuru runaka cyangwa ibindi bintu runaka tuba tugiye gukura ahandi hantu tugiye kuinsertinga cyangwa tugiye gukereya tudakoresheje a keyboard cyangwa se ngo dutypinge ibintu runaka. Turaza kuri insert. Urabona hano handitse table, turahakanda. Iyo ushaka kudrawinga table mu buryo bworoshye bitewe n'umubare wa column ushaka cyangwa se umubare wa rows ushaka, ushobora gukoresha ubu buryo bwa selectinze 2 rows and 2 columns bitewe n'uko ubishaka, ugaca table ukoresheje ubu buryo ukemeza. Hari ubundi buryo ushobora gukoresha uri gukreate table, nabwo unyura hano ukaza hano kuri insert table ukahemeza. Bahita baguha formatting ya insert table aho uhitamo umubare wa column n'umubare wa rows ushaka. For example hano dushaka column 8, number of rows. For example dushobora kuba dushaka rows 14. Iyo dusoje hano turaza tukemeza. Table ihita ijyamo irimo umubare wa column twa specifyinze ndetse n'umubare wa rows twa specifyinze. Ubu ni uburyo bubiri bwo kwinsertinga table
muri Microsoft Word. Tukiri kuri table, hari ibyo bita merge cell cyangwa se guhuza cell. Cell ni utu tuzu tubona hano, utu tuzu nitwo bita cells. Cells nizo zigira making rows and columns. Merge cell, uselectinga rows ushaka kumarginga cyangwa se guhuza, ugakanda right click, uhita ubona ahantu handitse merge cells, ukahemeza. Urabona ko cell ibaye imwe nini. Hano bivuze ngo dushobora gutangira kwandikamo. For example, dukoze table imeze gutya. Noneho hari ibindi bintu bakora uburyo cell imwe uyigabanyamo many cells cyangwa se many columns, ari byo bita split cell. For example, dukoresha uru rugero rwo kuri iyi cell, twagure ingano ya cell dushaka gukoresha. For example, muri iyi cell dushobora kuba dushakamo amakuru runaka. For example, nomero cyangwa se itariki ndetse n'umwaka. Kuvuga ngo nanone uraza ugaselectinga, then ukaza ahantu handitse split cell, urahakanda. Iyo umaze kuhakanda bahita bakubaza umubare wa rows na column ushaka ko ziza muri ya cell nshya dukereye. For example, dushobora kuba dushaka column ebyiri ndetse na row eshatu, tubishyiramo then tukemeza. Murabona ko cell imwe twari dufite hari andi makuru twongeyemo cyangwa se akandi gaformat kameze nka table twongeyemo. Naka ushobora gutangira ukaba wakwandikamo bitewe na table cyangwa se amakuru runaka ushaka gukorektinga. Bivuze ngo ukiraha naka kabaye cell, naka kabaye cell. Bivuze ngo naho ushobora gukora ikintu bita merge cell. Uselectinze izi cell zose ushaka kumarginga, ugakanda right click, ugahita uza hano handitse kuri merge cell. Urabona ko nazo zihita zihuza uburyo naho dushobora gutangira kwandikamo ibintu bimeze gute bitewe n'amakuru ushaka gukora, cyangwa se imbonerahamwe cyangwa se table ushaka kudrawinga. Wifashisha uburyo butandukanye kugira ngo ibyo urimo gukora bize kuba bigaragara neza. Ikindi kintu dusanga muri table, hari ukuntu uba waciye cyangwa se wakoze rows nyinshi cyangwa se column nyinshi ushaka kuzigabanya. Ukuvuga ngo for example, dushaka kudeletinga izi row ebyiri cyangwa se izi column ebyiri, turaza tugaselectinga rows zose dushaka kudeletinga, tugakanda right click, tugahita tuza kuri delete column. Bivuze ngo za column tutashakaga zitazivamo. No kudeletinga rows ni the same, uraza ugaselectinga rows ushaka kudeletinga, ugakanda right click, ukaza kuri delete cells. Bita bivamo ugasigarana umubare wa rows runaka n'umubare wa column runaka wifuza. Ikindi ni ukuvuga ngo ushobora kuba ushaka kwinsatinga n'ubundi rows cyangwa se column runaka igihe wakereye umubare wa rows nkeya cyangwa se column nkeya. For example, dushaka kwadinga inyuma y'iyi column indi column n'ubundi. Icyambere n'ubundi turaza tugaselectinga iyi column, tugakanda right click, tugahita tujya ahantu handitse insert. Iyo ukojeje kaso cyangwa se mouse kuri insert, bahita bakwereka aho ushaka kwadinga column, niba ari left, niba ari right, cyangwa se niba ari ukwinsatinga rows above or insert rows below. Icyo dushaka ni ukwinsatinga column inyuma y'iyi ngiyi.
turaza dukande kuri insert column to the right tuhemeze, ahita hajyaho indi column runaka. Ni ukuvuga ngo n'aha hejuru dushobora kuba dukeneyeho rows runaka, turaza tugaselectinga iyi row yose, tugakanda right click, tukaza hano kuri insert, tukaza kuri insert rows above. Above ubwo ni ukuvuga ko row yacu izajya hejuru y'iyi row twaselectinze. Dushyize kuri insert row below ihita ijya munsi ya row twaselectinze. Icyo dushaka ni ugushyira rows hejuru cyangwa se above of the selection row, tukahemeza. Murabona ko duhita dukereya row nshyashya. Ni ukuvuga ngo ibyo waselectinze nibyo bihita bijya mu mwanya w'irya. Vuga ko na hejuru dushobora kuhandika merge cell nk'ibisanzwe nk'uko twabibonye, dushobora guhitamo kumajinga utu duseri twabibonye. Iri jambo ushobora kurihindurira ibara runaka, urariselectinga ugakoresha izi font bahita bakuzanira hano, cyangwa se ukanyura kuri home kuko niho dusanga text formatting, tukaza hano tukaba twahitamo ibara runaka twifuza, ndetse na font family, ubwoko bw'inyandiko dushaka gukoresha, tukaba twaza tukabuselectinga. N'iri jambo twashaka kuriha ibara, ushaka twakoresha ubu buryo buri automatique, computer itituzanira, tugakoresha ubu buryo, ndetse na font family tukaba twaza hano tugakoresha ubu buryo, ndetse no kongera size ushobora kwifashisha ubu buryo, wakanda hano ukagabanya, cyangwa se ukaza hano ugaselectinga umubare ushaka gufontingaho inyandiko cyangwa se ibintu wamaze kwandika, cyangwa se hano ukaza ugatayipinga. For example dutayipinge ko dushaka guha font size ya 18, ukemeza. Murabona ko bihita biba bigari cyane. Nibi byose ushobora kubikorera font bitewe nuko wowe ubishaka cyangwa se ubyifuza, aho dushobora kubishyira muri small letter nk'uko twabibonye, ukaba hano wakanda kuri lower case bikajya mu nyuguti nto, ndetse n'ibi byose ukaba wabiselectinga bitewe nuko ubishaka, ukaza hano ukaba nabyo wabishyira lower case cyangwa ukabisubiza upper case nk'uko twabibonye mbere. Dukomeze n'igice cya pictures cyangwa se insert pictures. Kuvuga ko iyo uri gutegura document ushobora kugera ahantu bagusaba amafoto cyangwa se amafoto runaka ukuye kuri computer yawe, cyangwa se kuri storage ya machine uri gukoresha, cyangwa se kuri flash ndandi ahantu hatandukanye, cyangwa se ukaba wakwifashisha amafoto avuye kuri online. Iyo ugiye kuinsertinga ifoto runaka muri Microsoft Word, uraza kuri insert nk'ibisanzwe ugakanda kuri pictures, bahita bakudirectinga mu mafoto runaka,
then ukaza gushakisha ifoto runaka wifuza gukoresha. For example, dushaka gukoresha ino foto, turayemeza tugakanda insert. Directly ifoto yacu ihita igera ku rupapuro. Ikiba gisigaye ni ukuyikorera formatting, tukayigira ngari cyangwa se ntoya, tukayiha ibara runaka twifuza bitewe nuko tubishaka. Kuvuga ngo ukiri kuri insert, murabona ko hano hari ikintu bita formatting. Format iza umaze guselectinga ikintu runaka ushaka gukorera format. Murabona ko idaselectinze ino foto, there is no formatting. But nkuko twabibonye, iyo ushaka kugira impinduka runaka ukora, haba ku ijambo, shapes, graphs cyangwa se ibishushanyo ibyo ari byo byose ugiye guhindura, first of all ubanza guselectinga. Turaselectinga ino foto, murabona ahantu handitse format cyangwa se picture tools, turahemeza. Hano hari many formatting dushobora guhindurira ifoto. Dushobora kuyishyira muri sako tukayigira gutya gutya, biterwa n'uburyo bwa formatting ushaka guhamo ifoto yawe. For example, let us use iyi ngiyi tadukoresha iyi. Noneho murabona ko ifite ibara ryayo nkuko twayinsatinze isa. N'ubundi ukiri kuri format, uraza hano ahantu handitse kuri color ukahemeza, bitubonaho amabara menshi atandukanye ushobora guhindura ibara ry'ifoto runaka winsatinze muri computer cyangwa se kuri Microsoft Word. Ukaba wahitamo ibara runaka ritandukanye na bya rindi winsatinze mo. Ikindi ushobora gukorera formatting kuri iyi foto ni position. Ni ibisanzwe aho ushobora kuyidraginga ukayerekeza ahantu runaka wifuza. Ikindi kintu ushobora kuba wakorera kuri iyi foto umaze kuyiselectinga, hano kuri format hari ikintu twita picture border, ukaba wakikiza ibara runaka ifoto yawe bitewe nuko ubishaka. For example, kadukoreshe ubu buryo. Hari ahandi handitse picture effect. Picture effect ni uguhindura imiterere y'ifoto, uburyo ihagaze, igaragara. Mubona ko bitewe naho duselectinga ifoto irahinduka. Urugero ni ukuvuga ngo duhisemo ubu buryo, murabona ukuntu ya foto yacu iza ari akantu keza kagaragara neza. Kuri border naho dushobora kuba twahindura tugashyiraho irindi bara gutya. Iyo usubiye kuri picture effect hari ubwoko bwinshi, aho ushobora gukoresha ama shadows, reflections. For example, tukaba twakoresha iyi reflections, ukajya kuri glow bitewe n'ubwoko bw'ifoto ugiye kugaragaza cyangwa se gukora. Ukaba wahitamo uburyo ushaka, soft edge ugahitamo bitewe nuko ubishaka. Kuri bravo murabona ko hari change ziri kugenda ziba ku ifoto, ubwo biterwa n'uburyo ifoto ushaka ko iza kuba igaragara. Noneho hari ikindi bita picture layout. Ikintu bita picture layout finally ifoto yacu tuyigaragaje muri ubu buryo. Ni ukuvuga ko
ko ari ifoto igaragara neza, ni ukuvuga ko ushobora gukomeza ukandika ibyo wari uri kwandika. Ni ukuvuga ko izi fonti ushobora kuza ugahita uzihindura ugatangira gukoresha zimwe zisanzwe, ukaba watangira gutayipinga ugakomeza gukora dokima yawe bamaze kwinsatingamo ifoto runaka. Kuvuga ngo hari uburyo bwinshi ushobora gukoresha uri kwinsatinga ifoto. Ubundi buryo bwa kabiri ni ubwo ukoresha amafoto avuye online, ni ukuvuga ko iyo uri kuri internet ushobora gukoresha ubu buryo online pictures. Urabona ko bari kumbwira ngo ni offline cyangwa se nta network mfite, ubwo ntabwo nemerewe gukoresha ubu buryo bwa online pictures. Ariko iyo ufite network uhita ubona amafoto menshi ndetse naho gusacinga amafoto ukaba wahitamo ifoto runaka wifuza. Akandi kantu gatoya kuri insert pictures, dushobora hano hasi naho kuba twashyiraho pictures runaka, ariko iyo pictures, ni ukuvuga ko iyo pictures twashyizemo biragoye kuba wayifata ukayijyana ahantu uyishakiye, ntabwo bikunda bitewe na size yayo ndetse n'umwanya ibifashe kuri Microsoft Word cyangwa se ku rupapuro. Ubwo ikintu dukora twifashisha shapes, kubera ko shape runaka iyo twayishushanyije tuba twemerewe kuba twayitwara ahantu dushaka. Ni ukuvuga ko ubwo buryo turi buze kububona tumaze kwiga uburyo w'insatinga shapes cyangwa se ibishushanyo. Ni ukuvuga ko ubu buryo turaza kubukoresha tumaze kurebera hamwe uburyo ushobora kwinsatinga n'iki gice cya shapes, uburyo ushobora kwinsatinga shapes ku rupapuro muri Microsoft Word. Kuvuga ko first nk'uko twabibonye uba wanyuze ahantu bita insert, ukaza hano kuri shape, uhita ubonaho ubwoko bwa object nyinshi cyangwa se shapes nyinshi ushaka gukoresha. For example, ushobora gukoresha ukagashushanya then ukaba wagatwara ukakerekeza ahantu runaka wifuza. Ni ukuvuga ko iyi shape uba umaze kudrawinga muri Microsoft Word, ushobora kuyihindurira ibara, size nk'uko muri kubibona ndi kubyongera cyangwa se nkabigabanya, ndetse no kuyiformatinga mu buryo butandukanye. Iyo ushaka guhindura ibara rigize iyi shape umaze kwinsatinga, uza hano kuri shape fill. Ni ukuvuga ko uba wamaze guselectinga ya foto. Kuvuga ko tutaraselectinga there is no shape fill, uraza ugaselectinga, ukaza hano kuri format, n'ubundi bahita babiguha, ukaza kuri shape fill, iyi object ukaba wayifilingamo ifoto runaka. Hari ikindi bita shape outline. Shape outline ni uyu murongo ukikije iyi shape, uyu w'ubururu mubona, ushobora kuwukuraho cyangwa se ukawongerera size. Nkanze kuri no outline, murabona ko umurongo uhita uhava. Wajya kuri outline ugahitamo umurongo ushaka gukikiza shapes yawe ukawitamo. Uyu murongo ni muto cyane, ushobora nawo kuwongerera size bitewe nuko wowe ubyifuza. Kaza hano handitse weight, kaza guhitamo ingano ya weight ushaka guha outline ikikije ya shape umaze kudrawinga. Ni ukuvuga ko uri gutegura document ya Microsoft Word, ushobora kuba wakwinsatingamo ibindi bintu bitandukanye bitewe na shapes runaka ushaka gukoresha. Ushobora kuba waza hano ugaselectinga ibara runaka cyangwa se formatting ushaka. Urabona ko bihinduka, ubwo biba biterwa n'uburyo ushaka ko shape yawe iza kugaragara. Nk'uburyo twabibonye ku ifoto, ibintu byose dukoresha kuri insert ushobora kubikorera formatting. Ujya hano kuri shape effect, kuri preset, urabona ko dutangira kugiraho udushusho twiza tugaragara neza like this. Murakabona uko kameze.
Kaba twaza kuri shadow tugahitamo shadow dushaka. Urabona ko shadow yaje. Then kuri bravo kaba twahitamo uko dushaka. Murabona ko shape yacu iza igaragara neza cyane. Tugasubizaho ya shape outline. Murabona ko agashape kacu kaza kagaragara neza cyane. Hari ubundi buryo ushobora gukoresha iyi shape ukayinsatingamo ifoto, ari bwo buryo nababwiraga dushobora gukoresha turi kwinsatinga ifoto muri Microsoft Word, mu buryo bwo kugira ngo tuyerekereze ahantu hose dushaka. Nk'iyi shape dushobora kwifashisha shapes turi kwinsatinga ifoto muri Microsoft Word. For example, ndaza hano kuri insert, insatingemo ubwoko bwa shapes runaka nifuza. For example, let me use shape imeze gutya. Kuvuga ko iyi shape umaze kwinsatinga, nkuko twabibonye kuri shape fill, ushobora kuyifiringa ifoto cyangwa se ibara runaka. Hano ni pictures, uje kuri gradient utubonaho utubara tumeze neza, cyangwa se textures ukaba wabonaho andi mabara atandukanye. Ariko twicyo dushaka no kwinsatingamo ifoto muri iyi shapes runaka kugira ngo tubone uko tuba twayirotatinga ahantu hatandukanye. Bango aza ugakanda right click. Right click iba ari inzira yoroshe ugahita ubonaho shape fill, cyangwa se ukaza hano hejuru kuri shape fill ukahemeza, ukaza hano kuri pictures ukemeza kuri work offline. Ubwo ni ugukoresha amafoto usanzwe ufite kuri memory ya computer. Ukaza hano ukaba wahitamo ifoto runaka. Urabona ko ifoto yamaze kugeramo, ariko urabona ko hakikijwe n'umurongo runaka, uburyo bitagaragara neza ko ari ifoto. Uraza ugaselectinga ya shape wa drawinze, kuvuga ko ubu umaze gushyiramo ifoto kandi harimo shapes runaka. Kuvuga ngo uhita ubona format ebyiri, hari picture format ndetse na drawing format. Drawing format ni ya shape twabanje gushushanya. Kuvuga ko ngo kuri shape outline ushobora kuza ugakanda kuri no outline. Murabona ko wa murongo wari ukikije ya foto wavuyeho. Noneho iyo ushaka guhindura imiterere ya foto insatinze muri Microsoft Word ukoresheje shapes, uraselectinga ukaza kuri picture format. Kuri picture format ubwo ugiye guhindura imiterere y'ifoto, not object cyangwa se shapes. Hano kuri color urabonaho amabara menshi, ushobora kuba wahitamo ibara runaka wifuza nk'uko twabibonye kare, ndetse ukajya no gukoresha ibintu bita picture effect. Ukaba wakoresha ubu buryo n'ubundi nk'uko twabibonye, biterwa n'uburyo ushaka gukoresha. Ukaza ugahitamo. Mubona ko ifoto yacu iza imeze neza. Noneho icyiza cy'ibi ngibi, ushobora kuba wayerekereza ahantu hose wifuza muri Microsoft Word. Ikindi murabona ko iyi foto iri hejuru y'iyi shape, kandi nshaka ko iyi foto iza kugaragara inyuma y'iyi shape. Ikintu nkora, ndaza n'ubundi kuri picture formatting akora ahantu bita send backward. Murabona ko ihita ijya inyuma automatically. Kuvuga ngo hari uburyo bwinshi ushobora kwifashisha, cyangwa se ibishushanyo byinshi, cyangwa se shapes nyinshi ushobora gukoresha muri Microsoft Word bitewe na document ugiye gutegura. Bategura document za mathematics,
urabona haba harimo many object za triangle, nayo ushobora kuba waza ukayeditinga cyangwa se ukayihindura bitewe n'uko ubishaka, ukayifiringa ifoto runaka wowe ushaka, byose biba birimo. Then outline nayo ushobora kuba waza hano ukayihindura, ugashyiramo outline wifuza. For example, let us use umuhondo, ndetse na weight cyangwa se ingano ya outline ikikije shape yacu tukaba twayongera nk'uko twayibonye unyuze kuri weight, ukaza ugahitamo. Then ukaba waza hano kuri shape effect, ukaba wahitamo n'ubundi ubwoko bwa preset wifuza, cyangwa se kuri rotation nabyo biba bihari, ukaba wakora akantu kameze gutya, cyangwa se ukagahindura bitewe n'uko wowe wifuza kubonamo document yawe. Urabona ko ari udufoto tugaragara neza cyane, cyangwa se object cyangwa se shapes zigaragara neza cyane. Meze n'igice cya smart art, n'ubundi ni insert, ni art cyangwa se ibishushanyo biba bigabwe bidrawinze muri Microsoft Word twifashisha turi gutegura document runaka. Uraza ugakanda kuri smart art, utubonaho udushushanyo twinshi dutandukanye bitewe na document ushaka gutegura, uburyo uhitamo ako wowe wifuza. For example, duhitemo gukoresha smart art imeze gutya, urayiselectinga then ukaza ukemeza, kubona ko ihita ihagera, then ukaba watangira kwandika. Urabona ko smart art yacu igaragara neza. Akenshi bakunda kuyifashisha bari gutegura note cyangwa se any document wowe wifuza bitewe n'uko wowe ubishaka. Uvuga ko n'amabara dushobora kuyahindura dukanze hano kuri change color, kaba twaza guhitamo format twifuza, move down. Urabona ko ari uguhinduranya, biragaragara. Noneho demote ni ukuvuga ko tuba tugiye gukora ni challenges, tuba tugiye kuinsertingamo amakuru runaka ya yindi yari ihari tukaba twayisiba, icyo bita demote. N'aya magambo twanditse nk'ibisanzwe nkuko twabibonye ushobora kuba wayaformatinga ukayaha ibara wifuza, ukaba wayaha font family wifuza, ukayongerera size, ukagabanya size bitewe n'uko wowe ubyifuza, cyo twita demote. Noneho right to left, urabona uko bimeze bitewe na smart art ushaka gukoresha, uhitamo. Noneho hano ushobora kwadingaho bullet ni bwa bushushanyo twabonye nk'ibisanzwe wifashisha. Murabona ko bitewe na smart art dushaka gukora, ubona ko at least igaragara neza cyane. Dukurikizeho akandi kantu bita chat cyangwa se kwinsatinga chat muri Microsoft Word. Uraza ukemeza hano kuri chat, ugahitamo ubwoko bwa chat ushaka gushushanya, niba ari column chat, line chat, p chat, bar chat cyangwa se ubundi buryo. For example, dukoreshe column chat, tukande OK. Chat iri proposal na Microsoft Word iraza ko icyo tuba dusabwa ni uguha amakuru iyo chat kugira ngo iduhe amakuru twifuza. Hano kuri series 1 for example
tuhafite years, na tukagira amount, hano tukagira for example number of peoples. Abona ko hano hasi bita bihinduka number of peoples. For example dushobora gushyiramo 5, urabona ko ihita izamuka ikajya kuri 5. Hano tugashyiramo wenda 2, urabona ko ihita imanuka. Hano tugashyiramo wenda for example dukoreshe 10, murabona ko ihita izamuka cyane ikajya ku 10. No kuvuga ko kuri chat yacu cyangwa se ku gishushanyo cyacu ibara risa gutya rihagarariwe n'icyo bita number of peoples nk'uko tubibona hano kuri reference. Twaza muri amount dushobora gushyiramo ibi ngibi, urabona ko amount itijya hejuru cyane, twa tundi tukagabanyuka kubera ko twongereye scale y'ibintu turi gukoreraho. For example dushyiremo 13, dushyiremo 6, 2 and 15. Years nazo dushobora kubihindura bitewe, hano byitwa category, ariko dushobora kubiha irindi zina runaka twifuza. For example twandikemo amazina y'abantu, ko chat ihita ihinduka. Ni ukuvuga ko iyi chat hano ni Clarissa, Mugabe and John. Noneho Clarissa akagira years hano ni 4 n'ibindi bice. Uje kureba hano kuri Clarissa wasanga ni 4 n'ibice 3. Mugabe hano afite 2 n'ibindi bice, biragaragara hano ni 2 n'ibice 5 n'abandi bose. Then iyo usoje uraga closinga, then chat yawe ikaba yagezemo. Hano ukaba wahindura titre runaka, ukaba wabyita izina runaka. Nabyo ushobora kuba wabiformatinga nk'uko twabibonye, ukabiha ibara runaka wifuza, font family ukabiha ibara runaka wifuza, ndetse ukaba wabyongera size ukoresheje bumwe muri bwa buryo bwose twabonye. Ukaba wakora bold, wakora italic, wakora underline bitewe n'uko ubyifuza. Ko chat iza igaragara neza cyane. Next kuri video zikurikiyeho tuzarebera hamwe uburyo ushobora gukoresha ibi bice by'ahangaha bisigaye na screenshot, inserting online videos, links, comment, header and footer, page number, text box, equation, symbol ndetse n'ibindi bice bitandukanye dusanga kuri insert. Kuvuga ngo ibice bya mbere twabonye kuri home ni ibya text formatting, ukaba wahindura ibintu wanditse uburyo ushaka, haba mu ibara, font size, font family ndetse n'ibindi bintu bitandukanye n'amacases, no guhindura ubwoko bwa paragraph spacing n'ibindi bintu bitandukanye. Hano kuri insert ni amakuru runaka nk'uko twabibonye, uba ugiye insertinga ku rupapuro cyangwa se kuri page uri gukoreramo avuye ahandi hantu, cyangwa se wowe ukayakereya bitabaye ngombwa ko uyandika. Ukuvuga ngo tubaye turebeye hamwe uburyo
wakwensatinga table, pictures, shapes, chart, smart art. Next tuzarebera hamwe uburyo ibi bice byose nabyo uburyo ushobora kubikoresha, hanyuma tuzahuriza hamwe dukore document yose iteguye neza igizwe n'ibi bice byose bigaragara hano. Tuzakora cover page, tuzakoresha blank page, tumenye ibyo ari byo n'ibindi bintu bitandukanye cyane. Thank you so much.